naje ndi pasiteri w'umuhanuzi urondora ukubwira ngo data afite icyo ari bukore kuko abandi ntacyo babonye. Yatwemeye nk'ishuti ye. Hallelujah. 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 Torero hallelujah. Sema amen. Oya niba utarwaye vuga ngo amen. Itorero twese hallelujah. Oya amavuta nago ndayumva. Hallelujah. Niba Yesu yarakwemeye nk'ishuti ye. Sema amen. Sema amen. Uyu munsi ni wagukira. Ntabwo ari umunsi w'ibibazo kuko twageze mu nzu y'Imana muri banguka utabare. Imana ije gutabara abantu bayo kuko yatwemeye nk'ishuti. Hallelujah. Komera Imana abashimeshe cyane. Imana yakwemeye nk'ishuti. Uyu munsi wa none uri inshuti y'Imana. Uyu munsi wa none ndagutangariza yarakwemeye. Yarakwemeye. Nubwo ubona bikugoye ariko yarakwemeye. Nubwo ubona byanze ariko yarakwemeye. Nubwo wadepoje kese ariko yarakwemeye.
nawe ugeze kure ariko Imana yarakwemeye yanyemeye nk'inshuti ye nzavuga hose izina rye. Haleluya. Twamamaze Yesu. Zamura ikiganza wamamaze Yesu. Haleluya. Yo. Hey. Manishim. Hey. Aba Yesu yamamaye. Haleluya. Aba Yesu yemeye. Haleluya. Bani habwe cyubahiro. Yesu yarakwemeye. Niba yarakwemeye amamaza inkuru ya Yesu. Niba Yesu yarakwemeye wamamaza Yesu. Niba Yesu yarakwemeye umva nta kijyanye kugutera ubwo kuko Imana yarakwemeye. Kuko Imana yarakwemeye. Haleluya. Uzumune. Amen. Umuntu Imana Yesu yemeye. Uzi kwemerwa n'Imana? Uzi kwemerwa n'Imana? Kwemerwa nayo gusa. Yewe yanyemeye nk'inshuti. Yakwemeye nk'inshuti. Bureka babwira. Inshuti mubana. Umunyarwanda yavuze ngo inshuti yibonera mu byago no mu bibazo no mu makuba. Sibyo? Nukuvuga ngo Yesu kuko yatwemeye nk'inshuti ye. Sibyo? Mu bibazo tuba turi kumwe nawe. Haleluya. Mumva tuba turi kumwe nayo. Mu ngorane tuba turi kumwe nayo. Kubura minirivari tuba turi kumwe nayo. No kuyibona nanone tuba turi kumwe nayo. Mu gupfusha tuba turi kumwe nayo. No mu kuzura bapfuye nabyo tuba turi kumwe nayo. Sema haleluya. Bantu badukuriki kuri Healing Voice TV no gusengarwa ndagira mubabwire ngo niba Yesu yarakwemeye ufite kibazo ki? Ufite kibazo ki?
ni ikihe kibazo ufite? Niba Yesu yarakwemeye, haranira kugira ngo izina ryawe ryandikwe mu gitabo gusa. Niba ryanditse mu gitabo ufite ubwoba ki? Imana ishimwe cyane, yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina rye. Amen. Twagira ubuntu, tubonye umushumba wacu nawe ageze hano nonaha. Imana imuhereze umugisha. Ntambabazi Jean Baptiste, mwese muramuzi. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi ni uranatugaburira ijambo. Haleluya, haleluya. Ariko ubwo ntabwo mukomere Imana amashyi, mushuma mu munezero mukome Imana amashyi. Oya mesa amashyi menshi. Haleluya. Reka haguruka dusuhuze mu byubahiro bye. Mushumba, izi ni za ntama cya gihe zavuye muri ya masengesho wasengaga. Dore nizo barabagukumbuye. Imana iguha umugisha ni mu bwatsi bwawe. Imana ishimwe cyane. Tumwakire mu izina, twicaye. 1 2 3 urakaza neza mwene data. Imana iguha umugisha. Hamwe natwe turakwishimiye kandi turagukunda. Amen. Imana ishimwe cyane. Abirinjiye Uwiteka Imana, bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora iteka ryose. Abirinjiye Uwiteka Imana, bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora iteka ryose. Uko imisozi yose i Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Ntawakwiringiye ukorwa n'isoni. Uko imisozi yose i Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Ntawakwiringiye ukorwa n'isoni. Oh, hallelujah. Mana ishimwe. Amen.
iteka agosa abantu be uhereye none ukageza iteka ryose ntawakwiriye ukamara isoni. Mutago no mu makuba horo mwami w'abami horo umurengezi ntucumura guseruka mutago no mu makuba horo umwami w'abami horo umurengezi ntucumura guseruka mutago no mu makuba no mu makuba horo umwami w'abami kaduru umurengezi wacu ntucumura guseruka akomeye akomeye uri umwami wacu kaduru umurengezi ntucumura guseruka mu byago no mu makuba uri umwami w'abami uri umwami w'abami ntucumura guseruka akomeye byago no mu makuba uri umwami wacu uri umwami w'abami uri umurengezi ntucumura ushobora guseruka guseruka mu byago no mu uri umwami wacu umwami wewe umwami w'abami uri umurengezi uri umurengezi ntucumura guseruka ushobora guseruka mu byago no mu makuba uri umwami wacu uri umwami w'abami mwami wewe umurengezi ntucumura guseruka ushobora guseruka mu byago no mu makuba. haleluya haleluya yesu nashimwe nacamura guseruka akomeye maburuka mabwira akantu dukora aye dukomere umwami amashyi twese tugire gutya aye tuvuga ngo ni umwami wacu nacamura guseruka akomeye aye aye uri umwami w'abami uri umurengezi ntucumura guseruka akomeye akomeye uri umwami wacu uri umwami w'ibihe byose ntucumura kuturengera cyagiye mu bibazo byabaye byinshi uri umwami w'itorero uri umwami w'abayobozi uri umwami wa sirowamu uri umwami w'ishwitimanda uri umwami wa jevarisi uri umwami wa maranata ntucumura guseruka akomeye uri umwami w'abami uri umurengezi ntucumura guseruka mutago turiba twese uri umwami uri umwami uri umurengezi Ushobora guseruka mu byago no mu ntucumura guseruka ushobora guseruka mu byago no mu makuba ntucumura guseruka akomeye guseruka mu byago no mu makuba ntucumura guseruka bikomeye utubera amaso ntucumura gutubera amaso akomeye mu byago no mu makuba ntucumura guseruka mu byago no mu makuba haleluya
ntabwo namenya imigambi mfitiye nzi neza Yesu arankunda ntabwo namenya imigambi mfitiye nzi neza Yesu arankunda amenyera buri gihe ibibiye ntabwo nzi uko abigenza ntabwo namenya icyo nzi neza Yesu arankunda ntabwo namenya imigambi ntabwo namenya imigambi afitiye icyo nzi neza Yesu arankunda ntabwo namenya imigambi afitiye icyo nzi neza Yesu arankunda ntabwo namenya imigambi afitiye icyo nzi neza Yesu arankunda amenyera buri gihe ibibiye ntabwo nzi uko abigenza amenyera buri gihe ibibiye ntabwo nzi uko abigenza none amenyera buri gihe ibikwiriye ntabwo nzi uko abigenza ntabwo namenya icyo nzi neza Yesu arankunda ntabwo namenya icyo nzi neza Yesu arankunda ntabwo namenya imigambi afitiye icyo nzi neza Yesu arankunda ntabwo namenya imigambi afitiye icyo nzi neza Yesu arankunda jewe rero biramagije kuri Yesu agira neza nawe rero wicika intege Imana yawe irakuzi jewe rero biramagije kuri Yesu agira neza nawe rero wicika intege Imana yawe irakuzi ntabwo namenya imigambi afitiye icyo nzi neza Yesu arankunda ntabwo namenya imigambi afitiye icyo nzi neza Yesu arankunda amenyera buri gihe ibikwiriye ntabwo nzi uko abigenza amenyera buri gihe ibikwiriye ntabwo nzi uko abigenza ntabwo namenya icyo nzi neza Yesu
nzi neza Yesu arankunda ntabwo namenya icyo nzi neza Yesu arankunda amenyera buri gihe ibinkwiriye ntabwo nzi uko abigenza Yesu amenyera buri gihe ibinkwiriye ntabwo nzi uko abigenza ntabwo namenya icyo nzi neza Yesu arankunda ntabwo namenya icyo nzi neza Yesu arankunda ntabwo namenya icyo nzi neza Yesu arankunda. Haleluya. Tugushimiye kari wowe Kristo wacu amaze kuvuga ngo ntabwo watwibagiwe, uratuzi, uzi n'amazina yacu. Ni wowe wararitse kandi hari impamvu wararitse. Twemere Kristo muri mugora kugira ngo ijambo tugiye kumva rihembura imitima yacu. Umuntu wese urikurikiye, umuntu wese uryumva ahemburwe n'iri jambo. Turasenze ngo ubwiza bw'Imana buganze. Hari icyo uduhishiye, hari icyo ugambira gukora kuri buri muntu wese. Turaritse umwuka wera, turaritse imbaraga z'Imana, ubwiza bw'Imana, igitinyiro cy'Imana, imbaraga zisumba byose zishyikiye buri muntu wese ugiye kumvira ijambo. Ureka ahemburwe n'iri jambo mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Ndabashuhuje mwese, Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Ndabashuhuje mwese, Imana ibahe umugisha. Shimiye Imana inyemereye kugera hano kuri uyu munsi, kandi nshimiye n'umushumba w'itorero wanyemereye ko nza kubaganiriza. Nongere nshimire na Jean Paul nawe wandaritse nawe nkabasha kuboneka mu kazi kenshi umuntu aba afite. Nongeye kubona umusaza nkunda cyane, Imana iguhe umugisha. Twakoranye umurimo, ndagukunda cyane. Werarisi nawe turi kumwe, ndanezerewe. Hanyuma no kuba mwadutunze za kamera kugira ngo isi yose turebe, nabwo ni promotion. Byose Imana ibigenze neza. Reka nanjye suza abankurikirana bose, barabizi nabo tumaze kuvugana mu kanya. Shimye kongera kubona korali nasize kera muri urubyiruko muri batoya. Imana ibahe umugisha. Reka nongeye nezerwe korali Impanda twitangirira muri jaride hirya iriya, batabyumva ari nibature, ariko ho mugeze naho haranejeje. Ndashima Imana, urusengero rusa neza. Ndashima Imana bakoresheje, biragaragara ko Imana yakoze umva babwiza ukuri. Umuntu utanyurwa ashobora kuzarwara ikibagarira rwose. Imana yarakoze. Imana yarakoze mu buryo bukomeye. Baraza kuzamuye, sinkunda kwiyegereza mikoro, muragerageza ishyira hasi gutya kugira ngo mbashe kuvuga abantu baze kumva. Ndashima Imana n'ukuri, ndanezerewe cyane. Ngiye mbanezerwa buriya. Hari ibintu mbona nkumva umutima uranezerewe. No mu kanya navuye muri ya jaride hirya iriya, ntemberamo gake mbwira Imana ibintu bitatu bine, kuko hari umunsi naharaye iminsi 7 nta muntu ubizi. Nkiba hano nkajya mparara nijoro nkarara, nta muntu uzi ko ndara hano, kugira ngo n'umuzamu ntiyarazi ko nararaga ahangaha. Ariko nshimye Imana mbonye ya jaride, nshimye Imana kureba aya makaro, nshimye Imana kubona ukuntu urusengero rumeze, nshimye Imana kubona amakorali, nshimye Imana ibintu byose, nshimiye n'Imana na kano gatuti nako. Ibyo byose Imana nihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Rero ngiye umunsi nabazaniye ijambo rivuga ngo Yesu azi icyo ari bukore. Yesu azi icyo ari bugire gute? Iryo jambo ndashaka urifate, nubwo wacyo iryo ryonyine rirahagije yuko Yesu azi icyo ari bukore. Nge numvaga nateguye kubaganiriza ngo byapfiriye ku isoko, ariko nicaye umwuka arambwira ngo oya, mbwirira abantu baje murango utabare yuko nzi icyo ndi bukore.
ubwo rero ndashuhuje abavanwa dukurikirana muri Amerika bari i Burayi bakurikirana online bamaze kujyaho ngira ngo uyu munsi byakomeye muri ruraka buriye mu mvugo y'abakera ngo hahiye ni yabubu ngo hadashya ubwo nibikomeye ariko hari gihe rimwe hazahira rimwe mushiduke habaye umuyonga twe turacyakomeje gukorera Imana sifiwe Bwana kubatanzi nitwa Ntambabazi Jean Baptiste ndo umupasiteri hari Gahanga niho mperereye Imana ibampera umugisha nongeye kunezerwa mu myanya myinshi y'ingora kuko sinkibone kubundi sinkiboneka pe ariko iyo mu rukiri bambwiye ngo nzi nawe nari sakantumira kuri gusenga rwa ndaboneka ariko ahandi hose wapi ariko ntago nazamuye ibiciro ya ntago nabizamuye nubwo nabyo nyine ariko urumva nyine shimye Imana ko mbonetse rero mu izina rya Yesu Yesu rero azi icyo ari bugire gute ari bukore arabizi nyoko ntabyo azi iso ntabyo azi sokuruza ntabyo azi muri quartier ntabyo bazi mu itorero nta kintu babiziho ariko Imana ukorera uri muri dushe muziko n'abameze hari amakorasi mujya mugira kenshi ngo naho ibindi byose wabireka ukampindura iki ubwo buhanuzi bihanuriye buzaguhama kandi uzahura n'ikibazo ngo naho ibindi byose wabireka ukampindura igikoresho ntacyo ukampa n'iherezo kuko ari inkene se kuko ishonje se kuko isaba se kuko ibyo itanga byayishiranye muri banguka ngutabare icyo nzi cyabaje mwese ntabaje baje gushaka isoko gakiza baragasanganywe ahubwo waje kugira ngo Imana igire ibyihindura ku buzima bwawe aho haraho mbeshye abemera ngo nanjye muzamure haleluya iremereye abara abadukurikira online abadukurikira kuri channel icyo nzi cyo twese twicaye kuko hari icyo twenda kubwira Yesu kuko mu rusengero bwo uwaje nuko akijwe afite agakiza ariko hari ibintu umuntu abura n'agakiza ugasanga nta support gafite kuri ko kuri guhari niba hari umuntu wicaye ahangaho utarajyana umwana ku ishuri murambwira ko banezerewe abana bamaze iminsi ingahe bigase awawe muricaranye arimo ararira nawe ukarira ntacyo uri bukore ariko Yesu azi icyo ari bugire gute ari bukore mavuta se mwashigikiye mwabyumvise noneho ngaho ibibazo icyo kintu ndashimira Imana ko ntagikodesha nanjye nkuye mu bukode ariko wa muntu uri mu nzu itariki yageze urambwira ko uwo muntu haleluya abasha kuyizamura kandi ubona ka message ngo bya bintu kutarabimpase urabikuraho ko ntabyo ufite warangiza ngo mwami Yesu mpaga yarakaguhaye ahubwo nigubishyikira gakiza se muranyumvise ariko nshaka gusobanura ibyo ni ibibazo va kuri ibyo tuvuze mvuze ishuri mvuze inzu ariko hari n'ibindi bihari nuko iyo tubivuze abantu barakara ariko turabivuga ese n'ugize imyaka 35 uri umukobwa ubwo urambwira ngo yabatera hano kaza n'ubuna hari ntundebe nabi ariko Yesu afite icyo ari bukora ukarongora sikubera cyane tuva kintu bishoboka noneho simfe n'umukobwa urambagize nk'umuhungu se nkawe ushaje 25 tarani karanu rakaranitse urumagaye urashaje uri umusore bahamagara abasore ntuzamo bahamagara abagabo ntugendemo abana ntuzemo ubwo suri he ubwo so uraryohewe nawe oya ariko Yesu azi icyo ari bukore mwazamuye haleluya waragifite ikintu yakora tandore bosi Yesu azi icyo ari bukore abaganga baragusezereye kwa muganga ufite indwara ubana nayo irakuzonze none warangiza ukambwira ngo birakundira se ariko Kristo we afite umugambi n'inzira y'ibyo ari bukore rero njyewe nabazaniye inkuru hasifiwe Bwana ubundi abantu ku isi bagira imvugo ebyiri ihangane bibaho nta kindi baguha izo
n'umwanzi warazikubwira ihangane bigize gute nkuru uwa mbere n'uri uwa nyuma ariko Kristo we sikwaza aravuga ngo humura mwana wanjye haleluya 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 ahura n'umugore w'umupfakazi wapfushije abana yari umupfakazi ukuze kandi umwana wapfuye ari ikinege abandi bari kurira Yesu ahuye nawe aramubwira ngo humura abandi batumuhumuriza gute ko ashaje atazabyara undi aramuzura aramubasubiza Yesu azi icyo ari bukore nimunkundire covid yaragabanutse ariko mukuriza amabwiriza umukorere mu kiganza umugere ngo Yesu azi icyo ari bukore mukuremo za logique zanyu zo kumvira mubwira niba atabishaka umwihore harantu bafite ikirungurira ubundi hari abantu bakonje mu mutima mubwira byanga ariko bimubwire ku ngufu ubundi nuza mu rusengero wigize umukoboyi uzataha wahindutse ikoboyi ariko nuza mu rusengero wizera ijambo ry'Imana uzacyura icyo Imana izaguhera icyo wifuza mwanyemene mukazamura haleluya banyumvise abyanga byemere mwongera umubwire ngo Yesu azi icyo ari bukore oya mubivuge ndabishaka inshuro 3 Yesu azi icyo ari bugire gute yemwe arabizi arabyicaranye abanyarwanda n'abo ku isi bose bagira amagambo abiri ihangane bigira gute bibaho ijya nyikubaganije nayo magambo tugira bashinzwe gahunda y'ibyuma n'imikoro muri iki nyaboneka ihangane azi icyo ari bukore hereza kandi hafa niba byanze hari ikibazo azi icyo ari bukore yewe azi icyo ari bukore tu azi icyo ari bukore azi icyo ari bukore ndagereje muri suremo keshi ngazi icyo ari bukore ku madeni azi icyo ari bigire gute ku burwayi araza kubigenza gute data wa twese uhoraho reka dusome mu izina rya Yesu n'urupapuro rwa 99 mu isezerano rishya ariko mbonye n'umusore unyunganira uvuga cyane nk'uri gutonganya bamwambuye yahawe akabona hari umusore cyangwa umukobwa wandushije ingaza dusomera amagambo niyo bahagaze aho ngaho aratinda byivugire murongo wa mbere hanyuma y'ibyo Yesu ajya hakurya y'inyanja y'i Galilaya ariyo yitwa Tiberiya iteraniro ry'abantu benshi riramukurikira kuko babonye ibimenyetso yakoreye abarwayi Yesu arazamuka umusozi yicarayo n'abigishwa be yegera katuyire ku murongo wa 4 katuyire umurongo wa 4 ubwo Pasika n'iminsi mikuru by'abayuda yendaga gusohora Yesu yubura amaso abonye abantu benshi abaza baza hari abaza Filipati turagura hehe ibyo kurya ngo aba bantu babone ibyo barya icyatumye amubaza atyo yagira ngo amugerageze ubwe yarazi icyo ari bukore Imana ishimwe Filipo aramusubiza ati imitsima yagurwa idenariyo 200 ntiyaba kwira nubwo umuntu yaryaho gato umwe mu bigishwa be ari we Andereya mwene Simoni mwene se wa Simoni Petero aramubwira ati hano hari umuhungu ufite imitsima 5 y'ingano n'ife 2 ariko ibyo byamarira iki abantu bangana batya Yesu ati nimwicaza abantu aho hantu hari ubwatsi bwinshi nuko abagabo baricara bari nk'ibihumbi 5 Yesu arabahaza Imana ishimwe cyane reka mvuge ngo ijambo ry'Imana ni muryakire kandi ijambo ryakire mu buryo bukomeye tubonye amagambo meza y'Imana hano
ubwo Yesu we ngo iminsi yari isohoye ya Pasika ngo arangije abona abantu benshi cyane. Ikintu cya mbere nakundiye Yesu, hari igihe ajya afata initiative yo kudukorera n'ibyo tutamubwiye. Kakaba ntago mukumvise, hako wakumvise akandika hano. Ntabwo buri gihe Imana ikora ibyo tuyibwiye gusa, hari n'ibyo yibwiriza. Havuze ngo amen. Hari n'ibyo igira gute? Nk'uko yabwiye umugaragu wayo witwa Yeremiya mu bice 29:11, iramubwira ngo nzi ibyo nibwira. Yesu rero ngabonye abantu, Mana we, abonye abantu atangira gutekereza icyo bakwiye kurya. Ariko harimo amabanga atatu ubanze yumve. N'abantu bari bamukurikiye kubera ibitangaza yari yakoze. Bivuze ngo iyo uri mu Mana neza, se mwakukirije ngo amina, ukorera Imana nk'uko Imana ishaka. Si ngombwa ngo uvuge ibyifuzo byawe bya buri munsi, nk'uko buri gihe umukoresha atagomba ko amusakuriza ngo ahembe abakozi. Hari itariki igera ukibwiriza ukabona ka SMS muri telefone yawe, kuko uri umukozi kandi wakoraga. Data wa twese uhoraho, abakorera Imana neza Imana izabagirira neza. Ntabwo bigombera kutanga icyifuzo ngo Yesu yubuye amaso cyane ko ngo bari bamukurikiye kubera ibitangaza yabakoreye, ngo ariko abona abantu benshi baraza aho ari. Iyo uri muza kwa Kristo ntiyagusubiza inyuma. Iki twica cyane ni ugusaba Imana, Mana nkorera ikintu kandi Imana itakureba. Reka nguhe urugero rworoshye. Tuvuge Werarisi abaye umuntu ubakisha amazu kandi Imana izayimuha n'amafaranga menshi ntacyo bidutwaye, byatunezeza. Afite nk'ishansi iremereye, ukajya kwa Werarisi akaguha akazi, akagusinyira igipande cy'uko uri umukozi, ntiwongere gusubira mu kazi. Ku itariki 30 baguhemba. Kubera iki bataguhemba? Kandi uri umukozi, kandi uri umukozi, kandi ufite icyangombwa cy'uko uri umukozi. None se ntabwo twagiye muri Yorodani ntitwabatijwe muri Data twese n'Imana y'Umwuka Wera? Abantu bafite icyangombwa cy'ubukristo ariko ntafite icyangombwa cy'uko ari abakozi ku murimo. Nakabazo bari mu bitabo by'idini ndetse no mu ijoro banditse ko yabatijwe, ariko ntatonda mu kukazi. None arashanga Imana imuhe kandi atakoze, kuko iyo agiye guhemba umukozi babara yamibyize. Noneho bano bantu icyatumye Kristo abagirira imbabazi akabashakira icyo kurya, mba ngira ngo ndi kwigisha yumva ibintu. Iyo bigumira mu rugo ntiyari kubitekereza, ariko baramukurikiye. Haleluya, haleluya. Baramukurikiye ngo yubura amaso arababona, bataragira ikintu babaza, bataragira ikintu bavuga, ngo ahita ahamagara Filipo hafi aho ngaho. Aramubaza ngo aba bantu turakuraho amafaranga kugira ngo tugaburire bano bantu babone ibyo kurya. Uzi impamvu Yesu yabajije Filipo? Ubundi Filipo ntiyari umubitsi w'imiya, ariko yari azi kugera ibyo barya n'igihe babiriramo. Kandi mwibuke hari undi munsi yahuguye Yesu. Filipo yageze guhugura Yesu, ati sezerera abantu batahe dore burije. Yesu ati ntabwo sezerera ngo mubagaburire. Yongera abaza Filipo ngo ariko amugerageza, kuko nawe ubushize ntiyari yemeye ko barya. Mana we, se mwanyumvise ariko? Se mwanyumvise ariko? Muzasome, muzasanga ari muri Luka na Matayo hasagaragara ko ngo yabwiye ngo Yesu abantu bamaranye iminsi 3, ati Yesu sezerera abantu bagire gute batahe dore burije ntabyo kurya ntabyo twabona. Yesu ati ntabo nsezerera, tumaranye 3 kandi basezerere bagwa mu nzira. Ati nta biryo bihari. Yesu yongera kubaza Filipo,
yongera ahakana ko nta biryo, kumbi Yesu yabirungurutse, Yesu yabibonye abyitegereje. Chapelle Malamas. Urumva yongera kumubaza nk'umuntu ushinzwe kugabura, ariko wa muntu utagirira imbabazi aho biriranwa aho ngaho. Filipo nawe asubira muri ya ngeso ye, ati reka reka reka, oya niyo haboneka 200 ngo nubwo umuntu yarya hagatoya kangana urwara ngo ntibahaga. Mbega asa nkaho akujeho Yesu burundu, ariko yarazi icyo ari bukore. Se muranyumvise? Se muringo muranyumva? Se muringo muranyumva? Aramubwira ati Filipo, ko nkubuza ubushize wanze ko barya ngo bagwe mu nzira, nkicara nkabagaburira, ubundi abo turakura kugira ngo tubahahire, turakura byo kubahahira. Undi atereka reka reka, n'aya 200 uri kureba nubwo twabigura, nubwo umuntu yarya hakamanyu ntabwo yahaga. Yongeye yongeye kubwira Yesu ati mva rero Yesu, rero ibyo bintu ijye ubireka cyihurire ngo ariko de kosa pifora mai kublanzo pifa ndva namano. Reka nkubwire Mana we, Filipo yongera gusubiramo rya kosa yari yakoze mbere. Hamwe ngo sezerera abantu bajye. Yesu yongera baza Filipo bwa kabiri mu kindi gice ati ibyo kurya turabikura he tugaburire bano bantu. Undi ati mva Yesu nkubwire, hari ibintu ukwiye kwitondera, hari ibidatuburwa n'ibituburwa, kandi koko Filipo ameze nkawe, nawe ntawaguhakanye, nawe uri nka Filipo. None sugira ngo Filipo ibyo yavuze yarabeshyaga. 4,000 wowe utabarenga abagore n'abana, kandi muzika abagore bakunda guhurura kuruta abagabo. Nyamara muranze ngaho mureba abagore igitsina gore kiraha mu rusengero, murebe uko bangana. Abantu bihuta kubyumva ni abagore, shiraho n'abana babo. Bari benshi ngo arebye ati mva Yesu, aya madenari yo 200 uyu munsi ni nka miliyoni nka 10 naho twagura ibyo kurya umuntu akarya hagapande ntacyo byatumarira. Oya nshuti yanjye, iki gihugu muri Kigali hari ikibanza cyawe, muri Kigali harimo inzu yawe, muri Kigali harimo akazi kawe, mu buzima harimo akazi kawe. Mwazamuye haleluya. Bikubwira ngo ntibishoboka, bikubwira ngo ntibikunda, bikubwira ngo haruzuye, bikubwira ngo ntibizemera. Hari Imana igomba gukora, Yesu azi icyo agomba gukora. Mwanzamuriye haleluya mukanyikiriza. Hopela mama saya levaya tole mesakaba. Harakubeshya ngo ntibikunda, wakazi karuzuye, ngo narunaka aricaye nta kazagira, ngo nakana kamaze imyaka 20 ntako yabonye. Yaramaze ashobora kuba atarakurikiye Kristo, ashobora kuba atari mu nzira ya Kristo, ariko abakurikiye Kristo, abagendana nawe, abamwubaha, abamukurikira, abamusenga, ntabwo azadusezerera amaramasa, kuko hari uburyo bushya Imana ishizeho. Mwazamuye haleluya bemera ko Imana igiye kubikora. Hoya hari ibintu abamenya, ariko bazaga hari ntabwo bahungaga umwami, ahubwo baramusangaga. Kubera gusanga umwami bituma umwami atekereza kubagaburira. Filipo wumva yakora wenyine, Filipo wumva yarya wenyine, Filipo yumva yasubizwa wenyine, atangira kwerekana ko bidakunda. Ariko Yesu, oh haleluya, yari afite ibanga, yari afite icyerekezo, yari azi icyo agomba gukora. Yesu arabishoboye.
yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije isezerano ryanjye bisa nkaho ritinda ntabwo rizahera jya uyizera yasezeranye kuzabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije nano ryamurasana horitinda ntabwo rizahera dusubiremo ubwa gatatu konyine de yasezeranye kuzabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije n'ubwisezerano ryayo risa naho ritinda ntabwo rizahera jya uyizera ngo Filipo aritegereza aravuga ati aya 200 ndayaryama hejuru. Yesu atanyamara baraza kurya amubaza azi impamvu ariko yarazi icyo ari bukore. Bwira mugenzi we ngo Imana izi icyo iri bukore uyu munsi wa none. Repesata yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije risa naho riti ntabwo rizahera jya uyizera ikakubaza umutima wawe. Nafashe mikoro aho tugasubiremo hari byinshi uhura nabyo bikababaza umutima wawe naho watakambira Imana igasa naho itakwitayeho. Nyamara wareba abandi uko babayeho rwose ubwiye bacuti wasubiza amaso uvuye ni kure kandi ni habi cyane watekereza naho ugiye bikagukomeretsa umutima. Nyamara wareba abandi uko babayeho bose ukiye bacuti ibyo unyuramo biruhije nshuti n'iby'igihe gitoya ntibihoraho ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana. Imana idahemuka jya uyizera yasezera
izahera tuyizera Oh yasezeranye nawe nshuti y'amagara haleluya yasezeranye kuzabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije Imana ishimwe cyane haleluya Imana ikora igitangaza ubwisezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera tuyizera hasigaye rimwe ryonyine tukicara gusa yasezeranye kuzabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije Imana igutabare muri uyu mugoroba Imana ikuyereke ubwisezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera tuyizera abo musengana ngo haraho musengana bakaririmba ngo nabo musengana mukaririmbe ntimukazi nakoze ngo haraho musengana ngo ntibakumve ni igitero gikurikiraho ntabwo nyizeye niba mutakazi murambike mikoro mwigendere nta ngorane Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane abantu mwumvise muri gufashwa mutere haleluya niba muhari uyu munsi wa none aho wemera ko Imana igiye guhindura ibintu nyemerera ko Imana igiye guhindura ibintu mvugira ngo birahinduka uyu munsi wa none emera ko bihinduka erega ijambo ryose utizera ntacyo rikumarira ndagira ngo wizere ko bibasha guhinduka muri uyu mugoroba oya aho akazi kawe kari Yesu arahazi ikizagutunga Yesu arakizi aho uzaba Yesu arahazi aho wakwishyura ikintu cyose arakizi urwego wajyamo araruzi ibizakurengera arabizi nubwo bihishe Yesu yabibonye harabasata Yesu azi icyo ari bukore muri iri joro bahuka ngo utabara si icyo agiye gukora rewo ni rewo uyu munsi uraka ngo utabara Imana izi icyo igiye gukora mu buzima bwawe aza hari akazi kawe mvugira ngo arahazi aza aho wakura ibiryo jya wongera ngo arahazi aho wakura akazi agize gute aho wakirira indwara agize gute abagusura agize gute Yesu arabizi Yesu arabizi Yesu arabizi Yesu arabizi Yesu arabizi Yesu arabizi shumba amavuta arahangaha rwose yatuma umuntu atayigira mu ijuru noneho n'amakaro n'ubwiza bw'urusengero byose ni amavuta gusa Yesu agize gute azi ibyo ari bugire gute oya si ukubimenya gusa ahubwo afite n'igisubizo cy'ikibazo gihari nta kibazo njye hano baranyurwa nta kibazo mavuta Yesu azi icyo ari gukora ahubwo mucunge ntabicira amasaha amavuta numva araha nabaraza aha ariko reka azi icyo ari bukore uru ruhande Yesu agize gute hano Yesu abimeze bitera bagenzi banjye Yesu ameze gutera azi uko arize kubigira gute reka njye kubaza mu byubahiro Yesu azi uko ari bigenze gute we afite gahunda ndagira ngo mbwire umutima wanjye ngo Yesu azi icyo ari bukore iyo badutunze rero bino byuma hari amagambo wirinda kuvuga kuko baba bagiye kuzabishyira ku isi yose bakabibika igihe kirekire ariko nanjye kuwa gatandatu nabonye message ivuye ku ishuri ry'umwana numva icyo gukora ntacyo mfite ariko nari maze igira ijambo rindimo
ubwo nari mvuye kuri gusenga rwatuganiriza abantu ngo urutoki rw'Imana turuvugaho tibaza ndabikora gute bino bintu ko birenze ubushobozi ariko nkumva muri njye biramo ngo Yesu azicyari bugire gute ijambo rirandemera maze kubwiriza nanitaye umuntu arambwira ati waje nkakureba ko ngukeneye so uranyeneye koko ndagenda ndamureba ati nari nkwikumburiye gusa ati numvaga nshaka kugurira agafanta agafanta k'300 se n'agafanta ubwo ngiyo ni fanta cyangwa ni ikamyo ya fanta yubahwe uwo muntu yubahe nziko yambonye undarambwira nawe simuvuga ari mu gihugu cy'Ububirigi ariko nawe yubahwe nziko ari mwandeo ahambwa atari ko numva afite burya nubwo tubwira abantu ngo baduhe tuba twisebye Yesu abazicyari bukore upfa kuba urimo kurikira Yesu gusa kondisiyo no kubukurikira Yesu nukuri ashimira Imana data wa twese abazicyari bugire gute ngiye kubona mbona aragikoze noneho wari warara udasinzire kubera ikigeragezo noneho ukongera no kurara udasinzire kubera igisubizo ibyo ndabikwifurije gusa kurara udasinziriye kubera iki wibaza ariko byavuye kuki kubera iki Mana ndinde nge naje kurokonesa naje kumenya imbaraga z'ijambo Petero yabwiye Yesu amaze kuroha ifi nyinshi cyane ngo vaho ndi umunyabyaha naje kumenya impamvu yabonye amafafashe yibuka n'amakosa ye ariko twigarukire Yesu azicyari bukore hanyuma ngo yicaye ndahafi gusoza ntago mbatindira kugira ngo dukomeze gahunda neza abonye yitegereje arebye we ngo amugerageza zicyari buze gukora ko n'ubundi Filipo muri kamere ye gusangira n'abandi ntibirimo kandi niba hari isi dufite yuzuye ba Filipo nawa mukecuru Serafati ngo ndakarya nipfira nabarya bagapfa nako ngo ariko Yesu yarazi n'iri jambo ryanzanye sinjya kure yaryo ngiye kubasengera muri aya mavuta kuko Yesu azicyari bukore kandi agikorere mu gihe kandi nta gikora wimutse nta gikora wagiye aho warugeze niho yagikora Imana ishimwe cyane ngo maze haza undi witwa Ndereya ati n'amafaranga yacu ntayakoreshe reka tumujyana ahandi Andereya atari ko hano hari agasore mu buryo bwa gihanuzi ubundi uriya muhungu yakuye amafi umva atari impamba ye wenyine yarizaniye none se amafi Andereya yabonye Yesu yabonye ryari ko mutansubiza ari Ndereya na Yesu ninde wari uzi ko mwiteraniro hari nk'amafi none se ubu Yesu ntaza akazi kawe kari ariko mwanyumvise Yesu azaho umugore wawe ari Yesu azaho umugabo wawe azava Yesu azaho akazi kazava Yesu azaho uzakura inzu ibyo uzi nawe arabizi n'ibyo abandi baza arabibarusha amakuru yawe arayasobanukiwe icyo azakora icyo azakora kibitse muri we azagikorera azi n'uburyo azagikoramo mwanyemerera mukazamura haleluya yambaye imbaraga Yesu arabizi repasama Yesu we mwanyakire ari Ndereya ari na Yesu ninde wamenye ko mwiteraniro hari nk'amafi aryuma reka nongere mbaza abagira inda nini atari ko Filipo bigenze gutatira ati umva ijwi ry'ubuhanuzi muri aya masaha umva ijwi ry'ubuhanuzi nkorera ku kanote note nziza hari note nziza ubundi urayizi ni iyi uyasika we yikore urekereho gusa nta bindi
Chikama Chikama Chika Chika Chikama ngo gira gute ako bite byanyu harya bavuze ngo gira gute da nazamuye haleluya tugende uyu munsi nibanguka ngire gute ima yarasaze icyari bugire gute ari bukore le pesandore ama chiga ko ni bici chi uyu munsi nibanguka kandi Yesu azi icyo ari bugire gute azi icyo agiye gukora ku buzima bwawe azamuye haleluya ngiye gusoza Yesu azi icyo ari bukore data we uburyohe wambonye Chikama
Chikamo, chikamo, chikamo. Dusubiremo rimwe tudatwicara. Yeah! Come on, oh, yeah, come on, Imana, hallelujah. Azicyari bukore, azicyari bukore, azicyari bukore. Vuga ngo azicyari bukore. Vuga ngo Imana, vuga ngo umunsi Yesu azicyari bukore. Tugiye gusoza. Yesu azicyari bukore. Repasa samaya. Ariko muraho yemwe. Yesu azicyari bukore. Uyu munsi nibanguka ngo utabare. Yesu azicyari bukore.